ibyo byishimo byawe urumva rwose ugendere kuri gahunda wowe ubivuga nkandi nge ndimo namubwira nk'umujama we wanabanje kumukorektinga ku munsi wa mbere nge nkibibona urumva dumba kuko mbere yarikoraga abantu bakabiseka bakabona ni byiza cyane ntabwo twari tuzi ko ari ikosa baza kutubwira ko ari ikosa duhabwa umuburo dumba twahawe umuburo ariko niyumva ashaka kubikora ajye yambuka rwose igoma hariya asimbuka numara kugera igoma muri Kongo ujugunya amafaranga Joshua ujugunya amafaranga abantu bayatoragure nk'imbwa bakambakambe abandi bayatoze n'indimi bagire gute niwongera gusubira mu Rwanda umenye ko uwo muco ari umuco mubi cyane n'icyaha gihanirwa n'amategeko ugende oya ari difference y'icyaha n'ikosa reka gukurura ibintu ari difference y'icyaha n'ikosa ijye uri kuvuga ibintu ujye umenya ko uri kuvuga ku bantu bize ari icyaha n'ikosa iriya ni ikosa nagari icyaha iriya ni ikosa nagari icyaha icyaha ni ikintu kiri inyuma y'itegeko nyarwanda nicyo bita icyaha aricyo rero bita ikosa ntabwo ukumva neza ririya rero batubwiye ko ngiye nakurikira umuvugizi wa leta no batubwiye ko ari kimwe mu bigize icyaha ari bimwe ni kimwe mu bigize icyaha ibiriya byo kunaga amafaranga kuyanaga kumakinga rain ni kimwe mu bigize icyaha so wowe kubera ko iwanyu ari umuco ujye wambuka rwose nugera igoma reka kasuku ndewo kumubuza oya barangije kubitubuza ndumba barangije kubitubuza mukuru wari gutuma kumuba kubera umuyobozi kandi nago tugomba kugenda nyuma y'itegeko nyarwanda ariko ikintu ndi gukosora kasuku kumubuza yego urinde wo kumubwira bagigoma ngiye n'umuja oya namubwiye ngo niyumva umutima ushaka ko amena amafaranga umutima we n'ubushakanye hari ukuntu umuntu yicara avuga ati ndumva ashaka kurya agafi sibyo uri nk'ahantu batarya amafi biba ngombwa n'ubundi ko ujya za Nyamirambo ahantu nyine basanzwe barya amafi ukava aho hantu ukajya Nyamirambo ukajya kuyasanga nawe niyumva umutima we ushaka ko amena amafaranga kuko Prophet Joshua afite amafaranga menshi cyane hari igihe yumva ashaka kuyagabanya mu kuyamena niyumva ashaka kuyamena ajye yambuka muri Kongo aho ari umuco uyabamenere kabisa uyabamenere iby'amafaranga tubiveho byo kumena amafaranga tubiveho Pastor Joshua yasabye imbabazi sibyo rata pastor nasabye imbabazi ariko ndi gukosora pardon prophet deka usaba imbabazi gusa tubyihorere dukomeze sawa narangije gusaba imbabazi ariko wasabye imbabazi gusa ibindi ntabwo tuzakomeza mushyire kuri kabyindi ku bindi mushyire kuri kabyindi ku bindi oya mushyire kuri kabyindi ku bindi Joshua Pastor Joshua Prophet Joshua amafaranga yawe uyakura he muri bank iyo ni kabyindi yakura muri bank yakura muri bank amafaranga yawe yakura muri banki Prophet Joshua baretse musobanurire Prophet Joshua ni umukozi w'Imana nta mukozi w'Imana uko Bibiliya bivuga uzigera kena ubaho oya uko Bibiliya bivuga biri clear Bibiliya iri clear navuga kuko Prophet Joshua ntago yiba Prophet Joshua ntago ajya kuzimu Prophet Joshua ni umuntu waba wifitiye amafaranga akura ku Mana sibyo hallelujah amafaranga ya Prophet Joshua amafaranga yawe yakura ku Mana muri banki banzo nyumve ndikubiza kubera mvuze ku Mana nani ndumba rambaza ucahe kugira ngo ngere ku Mana guha amafaranga
ngaca muri banki ngajya kuyareta. So Prophet Joshua amafaranga ye ayakura muri banki. Nukuri kw'Imana. Ngura amafaranga kuri banki sizo yakura hehe. Aho gose Prophet Banki bagiti ko amafaranga koko. Kagiye mwishiriye kuri Kabyindi ahantu abantu bashaka icyo mubaza. Prophet Joshua. Abantu bakuzi neza cyane bavuga ko ngo kera ngo tasaga gutyo. Bakavuga ko ngo kera wari igikaratsiri. Uri kumva? Aho ndamufasha. Bakavuga ko ngo kera ngo wari igikaratsiri. Ngo nubwo yaba ari amafaranga wazanye ntabwo yatuma usa gutyo uko usigaye usa kuri ubu ngubu. Baragira ngo bamenye ni irihe banga Imana yakweretse rituma Prophet Joshua kuri ubu ngubu usigaye umeze nk'abantu bo muri Zanzibar baba metisi. Rega nanjye nabikoze nka Jackson, nanjye ninjiye muri machine bakanyindura uruhu. Prophet Joshua muri make waritukuje. Yego naritukuje. Imbaraga z'amafaranga kubera iki witukuza umuntu w'Imana kandi usenga Imana ntabwo Imana usenga ubwiriza Imana yarakuremye wirabura ukigira inzobe urumva Prophet Joshua nawe gute Imana none se Imana kari umuzungu tugomba gusa n'Imana kuri byose. Imana ni umuzungu ntabwo ubizi. Oya tubwirize twumva ukuntu Imana ari inzobe. Neza mu Israeli babasa gute? Imana sumuyuda. Imana sumuyuda. Joshua, awe kama Mungu ni juife. Awe kama Mungu ni juife kweli. Ugiye gutuyobya sasa rero. Ariko reka ngubyira ikintu. Ngewe cyo navugaga ni kingi ngumba. Tureke iby'amafaranga hano yakura. Oya nagari amafaranga turi kuvuga. Buretse gato tureke ibyo witukuzamo dusobanurira ibyo bintu uvuze nk'uko Imana ari umuyuda. Nushaka we gure na Bibiliya izana aho ngaho. Bibiliya yanjye wiri hano kaze nyikwereke Bibiliya yanjye zana nawe yawe tugende. Ugiye kutwereka ibyo bintu. Kubyiki. Bibiliya kubyiki wowe. Bibiliya iri clean. Bibiliya ikivuga ku Mana. Bibiliya uribuka umugabo bita Mose, sibyo? Umugabo bita Mose nyine Musa yari umuntu wakunda kugira amatsiko bitewe n'ukuntu atarazi kuvuga. Mumbabarire ndumva ntumvugiremo hano kuko ngiye kubwira Prophet Joshua n'abandi ba prophet bose n'abapasiteri n'ibiki byose bagire mumvireho. Musa yari umwe mu bagabo bakundaga kugira amatsiko cyane. Noneho Imana ikagikunda kuvugisha Musa, uri kumva ikamubwira ati Musa kora ibi. Noneho rimwe Musa aza kwicara ari wenyine gake ayo marasoma kandi abaravuga ngo ariko uyu muntu ukunda kumbwira ibintu ntajya mbona ubundi we ni gatiki. Musa ahita ahamagara Imana arayihamagara ariko hari ibintu ngewe ntarimo ndiyumvisha neza. Ubundi uri gatiki, uri mwene nde? Uri kumva uri mwene nde? Ukomoka he? Ntabwo ngewe nshaka kuzajya nkomeza kugukorera tutaranabonana amaso ko yani. Uri kumva none ko Imana biramwisobanuriye ati banyita yawe. Uri kumva yawe ninjye Yehova, ninjye gutya na gutya. Nta Imana yigeze ibwira Mose ati nge ndi mwene Yehoshafati nkaba umuhungu w'Abayuda nkabagira. Nta hantu yabibwiye Mose, nta n'ahantu Bibiliya ivuga ibyo bintu. Mose ni n'umwe mu bantu ku isi bashobora kuba barabonye Imana n'ubwo atayibonye face, ariko yarayibonye. None wowe utagiye kutubwira ngo Imana ngo yari umuyuda. Reka gufashe ari temps ebyiri muri Bibiliya, aricyo bita Ancien Testament akaba niyo bita Nouveau Testament. Turi kugendana turabyumva dusobanura. Unyumva gato, reka ndangize nakuwaye umwanya njye kugusobanuza kugira ngo wavuga cyane kasuku aravuga cyane nicyo kibazo. Unyumve gato, ari ikintu bita Ancien Testament akaba niyo bita Nouveau Testament. Muri Ancien Testament Imana yigaragazaga nk'Imana data.
muri Nouveau Testament uri kunyumva muri gitabo ya Matthieu, muri gitabo ya Matayo, nyumva gato wanyumvishije kuri guhubuka. Imana yaravutse kugiye cy'umwami Herode ari kuyobora. Imana icyo ugomba umwami Herode ari kuyobora ni igihe Imana yavutse, igihe barimo bari kwica abahungu bose bo mu kariya gace. C'était au temps du roi Herode. Ugomba kubyumva neza. Icyo ugomba kwibaza, Imana yavutse ahantu bita Herode we yavutse Imana itaravuka, Imana itabaho. Imana yaje nk'umwana w'Imana, yaje ku isi. Yarabye Petero, umuntu uri kumbona ngewe ari kubona Imana, Imana data, kubera ngewe n'Imana data turi umuntu umwe. Ese uri kubyumva neza? Dumba ibintu Prophet Joshua arimo arakuyobya, urimo urabyumva wewe? Ndabyumva ngewe. Fungura Bibiliya muri Matayo 2. Ngimana chapitre 1 son premier verset. Kandi ngewe Fungura verset. Ngewe mubwiye ko Imana yajyaga ivugana na Mose, urumva uwo Herode ataranavuka. Uri kumva? Ariko muka daramwe kuko ufite capacité umva, reka kubwire nani Jesu Kristo. Uzagume mu bloga ariko ntukajya uvanga ibintu bya Bibiliya nago bikubereye. Ngewe ndimo nakubwira ibintu ngewe nzi neza. Joshua arakubwiye, umva Kasuku, Joshua arakubwiye ibintu by'ububloga urabyumva, ariko ibintu by'Imana bive muri aka Pastor Joshua. None ibintu by'Imana ibintu by'Imana byo mbyumva kubi. Rata Pastor Joshua rekana naje. Hari aka video kajyaga gacyacyanamo bagutemye ngo wari wasambanyije umugore w'abandi, yari wowe? Sambanyije umugore w'abandi, namusambanyije umuntu wa postinze, narasambanyije umugore we. Usambanya umugore w'abandi, udasambanya umugore umuntu nyumva gato neza. Ndumba nyumva gato. Nasambanyije uriya wagiye kupostingira video, nasambanyije umugore we. Ariko cyo ntabwo ari cyo kibazo nkubajije, ntabwo urimo kugusubiza ikibazo. Ndi kugupoza question kugira ngo mashe kugusubiza. Oya, kunyuma neza. Uwo ntabwo wamusambanyirije umugore. Okay. Icyo biseguye ngiye gusambana cyangwa ndeke gusambana n'uburenganzira bwanjye birandeba ngewe nyine n'Imana yandemye. Nango nje kwisobanuza, nango nje kuvuga ngo iriya video nagari ngewe, nango nje kuvuga iriya video n'indi sura y'umuntu. Nta kintu nje kuvuga hano ntangire gusobanura. Urabona uriya mutwe bagombaga kuhindura gutya, bakindura amaso. Nimba abanyarwanda babonaga ko ari ngewe je m'en nimba abandi babonye ko atari ngewe usi je m'en fous. N'ubuzima bwanje is my life. Ni Imana yonyine igomba kumbaza ibyo. Umwana w'umuntu nagabifitiye ububasha. Ariko uwapostinze video we ntago wigeze umusambanyiriza umugore. Uvuze? Ariko umuntu wapostinze video ntabwo wigeze umusambanyiriza umugore. Ntago nigeze kumusambanyiriza umugore kandi azanyure kuri ya mugore nasambanyije. So umuntu wapostinze video tuguhaye ubutumwa. Turakubwiye iyo video wapostinze ugomba kubimenya ko ntabwo twigeze tugusambanyiriza umugore, kandi Pastor Joshua ntabwo aza kwisobanura niba yarasambanyije umuntu niba ataramusambanyije n'ubuzima bwe, sibyo rata? Ubuzima bwanje nose nango ndi wabo. Jesu Kristo nango ndi wabo, nago nyishurira garanti, naganyishurira indege n'imbwa iraho nyine gushaka views. Ahubwo je mubaza nyumva gato, mbaza ndangize kugira ngo uvuge. Biriya bintu bya video nje na n'ikintu byambyiye kubira umuntu wagiye kunaziriya video cyambere nabwenga afite. Kubera yu ufite inguru ugomba kuyifite inguru yuzuye. Icyambere waneze icyuma yarakinegeye, nimba ari mu Rwanda uriya muntu se baramurekuye cyangwa baramufunze. Kirani cyambere. Cya kabiri, umugore nagiye gusambanyiza arahari, baza mutwereke hanyuma tuzakomeza ikiganiro.
Joshua nkeka ko wanasambanya umugore w'abandi ahubwo umugabo niwe wagakwiye kwicara akavuga ngo ubu ni ngewe ndi igiki bansambanyiriza umugore mpari. Ese si bwaba ari ubukene, si byaba nanone ari uko wenda ntabikora neza. Ariko icyo gihe pastor, icyo gihe Prophet Joshua asambanya umugore w'abandi yari akiri umukene, yari atari bwakire. Ntago ari we. Video sinjye wayizanye se bwa mbere. Ntabwo ari we. Ariko abantu bagiye babivuga baravuze ngo Prophet Joshua yari atari bwakire. Oya kuba yarasambanye wenda yarasambanye kera, ariko ntago ari we. Ese Prophet Joshua watangiye gukira ryari? Ntago ndakira. Ubukira bwawe bwaje ryari? Ntago ndakira, mfite ayo kurya. Ese niyo ko wambaye ko tuzampa amafaranga Prophet kutarayampa. Joshua wabyakiriye bite abantu batangiye kuvuga ngo uri umusikama? Abantu bari kuvuga ko nyine igihe abantu bakwitaga umusikama wabyakiriye ute? Ariko we burya umuntu ufite uburenganzira, bashaka kumubaza ku bintu by'amafaranga, nawe uracyamutereka kuri kabiri. Umuntu ufite uburenganzira, nyumva Jesse Kristo, umuntu ufite uburenganzira bwo kumbaza ko bwo kumbwira ko ndi umusikama, ahubwo muzamubaze na scams iwabo, iki televiziyo, ikabati, inzu, iki. Umuntu wavuze ko ndi umuescro, na muescro kiki kambambiri iki. Kuba bikomeye cyane. Wasubije icyo kibazo je. Burya iyo wamagaye mu izina ugomba kuba ufite byibuze nimba yaguscaminge wowe ku giti cyawe. Bakavuga ko wenda amasengesho ubasengera ngatagera ku Mana, wenda agarukira kuri Hezekiya. Ariko nge narababyiye, reka kubwira ikintu kimwe. Nge narababyiye, njewe ntago naje gusengera abanyarwanda. Gitwaza arahari, Masasa arahari, bagomba kubasengera akabageza mu ijuru. Nge ngomba kubageza byibuze muri paradiso, abo mu ijuru barahari. Prophet, abagore bavuga ngo wowe manu zagiye avuga ngo wowe ngo urasenga ngo bwagera nijoro ngo ukajya wataka ngo ukazajya ukorakora yo gutya muno ahangaha gutya usengera ingingo zimwe zo mu Prophet nasengende ujya usenga ukora yo gutya nibyo. Nge nta n'umwanya nabigirira byo gusengera gutya umuntu. Ngewe mfata umwanya wo gusengera ngewe umuntu, nge Prophet wese nagafite umuntu wawo kwisengera. None se gute aramangahe? Nyumva ndumva ngende umunya business aramangahe? Fata umwanya wanjye nje kumusengera aramangahe? Ngewe ndi kuri mani aramangahe nta kinari bume, so nago nataka umwanya wanjye. Mwebwe mugira code muhita muvuganaho n'Imana direct kugira ngo ihite inasubiza. Twe turasenga tukabona byafashe igihe. Mwebwe abaprofete mugira code yihuta muhita mufashirizaho umuntu kubera ko Imana ihita ibasubiza vuba. Nge ndashaka ko Prophet usengera umukobwa wanjye witwa Jackie akizwe. Inde Jackie wiyambura ubusa, jya wambara ubusa, avuga nukuri kw'Imana nakubwiye ndumba arabashinzwe biriya bintu. Burya mwese mushobora kuba muri guverinema, ari rondo uri kunyumva, ari umukuru wa ribu, ari DPC. Ngewe umurimo wanje nagari wo gusengerana. Uzashaka ababishinzwe bazamusengere, mbabarira nukuri kw'Imana arababishoboye kukunduta. Prophet mwe mugira code ariko nyine muhita muganiraho nuko nasanze akavideo ka Prophet Joshua kuri page ye ari yashize amafaranga ku meza, arimo aravuga ati uno munsi tugiye gusengera ubukene. Arimo arasengera y'Imana y'inyahudi. Ati buri muntu akizimwe kugira Prophet, ati buri muntu ngo hariya ngo amafaranga ndaringuye Jatagiye kugufata imbaraga z'Imana, power imbaraga z'Imana zitagiye kugufata. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe ndumba,
pardon nyumva gato ngiye mu buzima bwanje nango ndi indyarya oya nango ndi indyarya kandi nango nzi uko babukora